kwibwiriza nkumva ko wenda mu mutwe gwafite akuvuga ati mfite data wenda data agize ate mbese wenda uko agize ya uburajya mu nteranye n'umwana wawe yaco jana se cyo janara aha afite abarinzi ukuri ntubone naguhobeye niyoberanye wakisanga mugayo aha hose barambwira ati umugabo wanjye gusaza nabi wamvana hizo nduru wa mugore wamvana hizo nduru nje gusaza nabi sindamaze taje nabi kwaskose hariyo banga amafuti y'umugabo nibwo buryo ziba tuteka bose umuntu yitamirira hewe siturarishikira ariko ukuntu yabaye akayobe kwa mugabo ugira amanyanga usazanya amanyanga ndagira murantunara usazanya amanyanga pe hewe mbonera abahungu Elizabeth we yewe usaza koko ngwenge se shira nyirayo yapfuye Chérie chouchou Mimi, my love, je t'aime. None se bimeze bite se ariko so bwiza none burasa nabi ntabwo ugabanya jya wiyubahamo none se iki aujourd'hui uyu munsi ubwo uraje uzane bya Fransa byawe gabanya mbwira ikikugenza none bashaka kuza gusinzirira muri iyi nzobe se jya wiyubaha jya umenya ko turi mu muhanda hageze nk'umuntu tubona umuturage runaka ariko yangira atera kuva ku mano ku nzara kuzamura hose nakubwiye yiyubaha ariko nawe jya umenya ko turi mu gace ko mu cyaro utazagira ibyo ukora bakureba bakagutera amabuye okay ngaho ugira icyo umbwira rero umuhagaritse mu nzira urashaka iki make ega no kukubona byonyine bituma ngira morale shatse kumbwira ko ari njye mbaraga zawe se nahari nta mbaraga pe iyo unsekeye ntundebera se okay ngira icyo umbwira ntabwo ndagukunda pe ese ni uruhe rukundo ubundi ubuvuga kubiza icyo dupfana ari ikofi oya iyo kofi se ariko rero uretse n'ikofi hari ikindi nifuza mbwira rero nifuza ko wambyarira imfura wambyarira imfura ese uri seri urakomeje seriye akubwije ukuri icyo dupfana ni amafaranga ibyo byo kumbwira ngo ukeneye ko nkubyarira imfura ese ubwo iyo mfura yanjye nawe yabisute none umva ko bavuga reba iyi nyinya yanjye reba ayo maso yawe inyinya yawe nakubwije ukuri ahubwo mbwira nimba ufite ikofi tugende naho ibyo kumbwira ngo nzakubyara imfura njye sindi kuri topu yawe usibye yuko ndi topu y'amafaranga ufite mu mufuka urabyumva utazabona tuciringa ngo wumve yuko njye nakubyarira ese ubanza ujya umbona ku buryo umbwira gutyo ntabwo nakubyarira rwose usibye kugukemurira akabazo nawe ukankemurira ko mu mufuka ubundi nta n'icyo napanga nawe kandi nanone ujye umenya yuko imbebe uko ariko kose ifatwa na rwagakoco nafashe ikofi nawe ufata ibyo ufata utazagira ngo njye nakubyarira ntibibaho mbwira niba ufite amafaranga ahubwo se ayo mbere ya byose mpereza amafaranga yanjye umufitiye harya ngurimo amafaranga ni ukuvuga ko utabyibuka maze iyo ukize imisonga ntubura kuba wakiyemera nta mafaranga urimo navuye mu cyumba nta mafaranga nguhaye njyewe mwana yanjye njye kizuba wampaye amafaranga ntayo nasize ku meza nta mafaranga wampaye nshaka amafaranga ubundi nakubwiye ko icyo dupfana nacyo ari amafaranga rero ariko zi n'ibindi
reka ndebe igiyo bijya sibyo ndakumva musuhuze ngo umukobwa we yaraje hanyuma ndaza kukunyuraho mu rugo reka nkubwize ukuri urabizi ko hari umva ndi mutarambirwa ntuze gutuma nza gusarara nkwibutsa yuko uri bunzana amafaranga oya ndayaguha rimwe nawe utazakenyurwa n'umusonga nka kwihorera urabizi ko ngufatiye runini ndayaguha rwose ntugire ikibazo reka nkubwize ukuri ntuze kuwumenyera oya ntabwo wakinisha kizubazuba ngo wumve ko ubikugwa amahoro sanzwe nyaguha ariko sawa ntugire ikibazo igituza amaribori ibaba we nuko ugenda ukiberamo reka ndebe ndayiyoboye reka ndebe ndayiyoboye wajya urareka yuko ntazaja arahakondorama erega mama nawe aba amaze gukura ntabwo nakora ubusa kandi ntacyo mbese bari kukuvunisha koko ubu waje hano ngo uravunwa nibyo bicaga umugongo ibintu byo gukondora oya yaricunguye iyo ntaje ngomba kumukorera amasuku yewe data we nako kuvuga umunsi none mpora ndabigenza ndetse kugiye gutese wakuje urivuna ariko wakuje urivuna oya hasaga nabi kandi mama amaze gukura babana nawe z'imipira zabo z'imipira ariko utazaba ngize ngo ngihirikira wajya umenya ko ukuze niko ari iby'abana tikanje si nari ndi gukubura ndi guhagararwa irakubura wese urakubura ugeze igihe ki oya ntabwo nakwicara ahantu hasa nabi rega urabona amaze no kuba inkumi yo gusabwa ingoda ewe data ewe ariko wangiye dore ngiye muri gukondora muje murajyana harajya kumugiye ku rugo era mu bikingi hari dusanga maturukura turamira aho mu miyenzi mu ruzitiro bigenda no kada nzi indwara narwaye mu muhogo sha ndi kubira amazi ntigarenge se igezeyo ndi kugutangiye ndi kumira amazi ntigarenge umuhogo ejo dore naho da yewe gukora isuku mu gihe nahageze noneho nderekeza hera kwa setoko muri mideni kwa godiriva muri mideni nyamakara nawe rekadari noneho napfuye birarangiye pe usyo ukaje urataramye ruguru haba gahenda turega siko hakingurutse sha ndashaka kurunda kuri no nsina se sha bizabe byanyobeye mwana wanje kada ikumira amazi ningarenge umuhogo n'impamo busimba nda ego ko wantabara ukandeba ukurusha nasoma gacu meze nabi kwagodiriva uyu nguyu upimiraga haruguru umurimo bibiri nyamakara muri icatanu iyi madarina murimo bitatu nina simbigenze narega nisiko nashomoye igikoma nyoko niwe uzi ziransina zawe sinasireba ukuntu kiradiranya yazirangije agize shahari nta n'uruseri yicuncumu igitoki cye kiva mu mutangatanga
case kiraba nimba ari abantu banziriraga insina kandi reba ntuzagataraye hano hirya ukuntu jabe ibitoki bye biri kunihira hasi ariko nawe ubwo ntabwo ukizitaho uba wiriwe mu gacupa gacupa sino ntabwo nshoboye no gukura inguwe dore zarakugeranya wajyana urubingo habuze n'uwazici nsubirayo nzajya nguhaye umuhinzi ariko kumuhinzi waganyihera nkaginywera ntabara meze nabi dore ndi kumva noneho ikirehere numvise ufite amadeni menshi kandi mfite amafaranga makeya agacupa kawe ima ndemera mpunda amaguru ndaja kukanywerera hirya mu rwankeri ndaja hashashe ni impamvu niki kikurumye nikijyanye agacupa kawe ayiga data rizabe ariko rwose si oya inejo usanga ariko ubwo naganje ayiga data uzapata byayo azapfa kenyutse ku izina ry'Imana mwana wa urakoze ubu nakwituriye usaba ijuru Imana izaguhe kuja mu ijuru ayiga data erega nzaguha n'ibindi maze nimbona ubushobozi ku izina ry'Imana zanashakisha udufaranga mbe mukoresheje isanduku nyibiki nukuri papa ntuzigamire mwana wa nusi unakwituriye ubu urakunzigamira nk'inka ikazankamira amata uzanzigamira kandi ariko wamugana imva nawe ndi kugusurira urupfu niranka indi zabyara ni yawe ndagikwemereye ni impamo urakoze sha nyaruka ariko uke uyamare yose ejo nabwo uzabukeneye oya ndazigama umunsi namwira ku kabaya ejo bundi nibwo nzaje mu rwankeri nibucanje Nyabugogo oya Nyabugogo se kubera rero waturutse i Kigali nsigaye turanya natwe ko turi abanyakigali nje mu kanyamugi kanjye kaguhumuye ku buryo utangiye kuva Nyabugogo ariko shawuri keza ni mpamvu mwana wa ntuzantetereza ni mpamvu ntegereje kwambara ingofero ntibukuye neza mu burere ntabwo nabasebye ayowe nuko urakoze kanze iciye he reka mama sanje nasoje iki naho nawe ubavuke ubwo nyoko nakumbaza nyoko rero asigaye arumva nta nzo ariko se mwana wa igihe wakuburiye ntuturi ku mugongo se mama naturi ku mugongo ugana gutya Kigali murakubura nawe ubu sinzara kubasha gukora mu imyanda oya ntabwo wakikuburira nahageze buriya kuko buri ibintu murimo na so nabirebaga uratinyutse ufata amafaranga angana kuyohereza so ese mama ko yashakaga ko kunywa kandi nawe urabonera izuba urabona uno musaza ari buzana amenyo noneho twumvikanye yuko anywa rimwe ejo akazana aho ari hano bose ntitukigira ibitoki mu rutoki arabigwatiriza nkajya kubona nkabona bene kwa Nsira hariya baraje bazanye imipanga baratema ibitoki baratwaye ngo ni indwara kizisha ibitoki arisara cyakora bya bintu akajyana ibintu ku isoko ihene ejo bundi ntiyazituye ihene akayitwara akajya kwigwatiriza akajya kwigombora ariko wamwana birirwa ntunyaguza udushyimbo inzoka zirakurura mu nda nta mavuta nta gitunguru nta munyu ndamubwira akambwira ngo ikiwe umuntu akarya n'umunyu amafaranga angana kuri ayo muha koko none se mama ntumubwire ko papa akimeze kwa kundi aracyajya mu bagore ajya mu bagore uza akateye karaha dorira kwa Filipo wambaga Filipo kizuba zubura murebo uriya mwiganye ndamuzi yakuye bino mu cyaro abagabo yaratwaye none hose kandi twararirimbanaga waririmba yavuye muri korari iso yarundukiyeyo ubu nari amafaranga umwana byaye yego komara nyagase ndavuga nti wa mugabo we ko wanterese nanjye nkiri mwiza nka kuriya ceceka gakecuru mbese makutari wabimbwiye narumara twabonye mwe kuganira mwana we none se sinaje nkabona uramuhobera uramuyambiriye nkajya nyoberwa ibyo muri jijishaka nanjye ukanjijisha mwajijishaka ngo ndebe yuko erega ingo z'ubu ngo utagize ibanga urugo rutari ariko ndi umwana wawe ubu se wa mwana we ndamutse nsenye nshaje najyahe ese ninjye wagusenyera iso itanyirukana ese agira gutya biriya yavuga ngo nirwa muhobera mukoresha nurangira gute mukoraho dishwida igihe yarambwiye ati ndirasayo abakumva se mubwire tukira aho ngaho wenda niba udufaranga ufite nanjye uri bundebe ndebe njya gushaka nk'utunyine n'utuvuta n'udutunguru dukaranga wazanzanira akantu ngo bita parufi
abo baba urashaka parufe kandi uri kumbwira ko inzara iri gutera inzara iki none se mbese uzajya uhumura bwo ushyira iki mu nda araza akamwa ngo kizubazuba arahumura nawe nca kuzagamenya nkitera njye nkumbura ko kizubazuba njye nkumura di mbega abana b'iki gihe none arambwira ngo wazangwa n'udukweto ngibi bikweto wanadodesha ako none ese mama kari ubukene ntureba hanga ngo urebe ngo aya matungo n'ibiki nese iyo tuvuganye ko nta kintu mbwira nkubwira iki ko na yakeya niberagamo hano mu giturage yagiye agacunga akaguzamo mama ubu inguzanyo ngeze sigarana aha amafaranga make kuri telefone basi turagenda tuyahahemo ariko ntabwo nshaka ko ushyiraho kuri parufe koko parufe se yakumenya none se nge nzazasirimuka rya ariko wumva yabonye oya hari utuvuta ahubwo duhumura tuhumura kuko parufe igura menshi nimba igura 5,000 yavamo ibintu byinshi hano ahubwo nzakugura utuvuta duhumura hari utuvuta tw'igikotoro duhumura uzajya wisiga tukavura 5,000 byavamo ibiryo by'ingurube zanjye wenda nawe ukorora zahene se ahubwo ntaheruka kuzigurisha kandi dore iriya irihaka narayikuye mu bugwate yayigwatirije nenzi ko yahindutse umva musaza cyo kubura bijyane hariya Mareka nubona kubiyora Oya, ndabiyora. hari ikindi nibutse mwana wa hari ibidomoro by'ibijerekani narakubye umugongo aratagangaye ihinga ryegera ibihinga ibagarara ibibagara bigeze n'umuguno ko tugeze ubwo kwakundi twiramira nyine twana twajyaga dukina hariya turengo basi tumfashe ibyo ubu tubikogereze ntubizi gira vuba eyura ahangaha uhakore neza uze nkwereke na biriya bidomoro b'imvubi mama iyo ntahura no mu ruho waso ubu ngubu mba nkiri mwiza nka kera wa mwana we Yiriwe keve komere muko arararararara niko ye inji komera mpobera ari ukuri kwibara niko ukuwangamye nari muri aho se mwebwe oya turaho oya ndacyareba we niko uri byose oya gisaza we niko uravuga ngo iki umwana wanjye ni byose mu biki ariko rero nari ndimo ndabikorakoreshwa ahangaha ngo ni byose ukura wisatiriza kandi isoni ufite uri kw'Imana akoze iki uramushyigikiye nawe ubu nawe ugiye kuba mucutse umumpe oya yari ari kunsuhuza ariko umusaza ureba nguru naso bigize ibihomora muri uyu mudugudu barananiranye nibo basinzi dufite hano mu gace nibo birirwa mwabizubazuba iyo ngiyo we na so barahomotse tazabona so ngo ugira ngo buriya ni umuntu aba yiyoberanyije are we ariko se naye gusuhuza umwana ko mbajya hagati ndi umutangiye kwikoreshwa wikoreshwa noneho reka ngo usuhuze bo kirayo unsuhuza iki mwararwambaye mu gacuba ahantu hose nk'abe byamamare ega ni urukundo ni urukundo ni ukuri rwo kwirirwa mushaka gukora ku bana b'abakobwa oya yabaye mwiza rwose reka ndabona wandebe muko bukamira amaritiro ese uri kuramya urakurya akarimi mu biki yarakuze rwose gusa narije kumusuhuza reba gacya musaza we musaza we bikanura ariko rya umusaza umusore ungana nanjye ngo ndi umusaza jya uvuga uti umujene ubu nabije wanjye iyo ngiyo ku kabari yari mu mabara aho ngaho aba yirirwa avuga ngo ni umusore ahubwo se wandangira aho yagiye aho aba ari ntabwo bamuhaziranye yagiye ryari inkoko zibika ariko kegerayo hengegerayo nanjye se uri kunkora kure kuri andika izubazuba ariko uwazampa amahirwe iri rimwe ngahura n'umugore wawe nkamubwira amabara yayo soni ahubwo wazampa rimwe nanjye amahirwe rimwe
nkagukubita akabizu iki gisaza nkagusoma mwirirwe reka